ahagana mu 168 mbere ya Kristo, ubwami bwa Roma bwari buteye imbere cyane mu burengerazuba bw'isi. Bwatangijwe n'umwami w'abami Kayizari Auguste. Ubwami bwe bubasha kwamamara cyane bukwira isi yose imyaka isaga 500. Yari afite igisirikare gikomeye kandi giteye imbere, cyari kizi kurwana, cyarigishijwe tekinike zose z'urugamba bifashishaga mu ntambara, bafite ibyuma bibakingira igituza, umutwe n'amaguru ku murundi n'ahandi hose, babaga bari protege cyane. Babaga barigishijwe amayeri yo kurwana urugamba no gutegura intambara, kandi akenshi bikabahira. Imyenda bari barakorewe ikozwe mu byuma ku buryo umuntu atabashaga kuwambura ari wenyine, yakeneraga ko ari umuntu umufasha. Ubundi bakajya ku rugamba muri tekinike zikomeye cyane bakarwana, bagera uko batwara amacumu. Imyitozo yabo yabaga ikomeye cyane. Ngarutse ku myenda bambaraga, yabaga ikozwe mu byuma, yabaga imanutse ivuye ku bitugu ikagera ku nda, igakikiza inda, kandi ikajya n'inyuma ku mugongo, ndetse ikajya n'ibindi byuma bitendera ku rutugu. Ibyo byuma byabashaga kubakingira ku buryo bitabashaga kwinjirwamo n'inkota, iyo babaga babateye nk'inkota ku gituza cyangwa se mu mugongo inyuma. Bagiraga ingofero bambaraga none ku mutwe ku buryo nayo iyo wateragaho icumu cyangwa se inkota, uwo mwanya ryahitaga rinyerera, ikamanuka ifite ibindi byumanuka ku matwi n'akananwa bigahurira inyuma aho ngaho, ku buryo ntacyo umuntu abashaga kuba. Hasigaraga amaso yonyine n'amazuru n'umunwa gusa, ariko ibindi biri protege, nta kibazo, birinzwe. Icyo cyuma cyese ingofero yabaga ikozwe mu buryo bwiza cyane. Ubundi bakajya ku rugamba bambariye urugamba mu mayeri menshi cyane y'urugamba. Roma, ubwami bwa Roma bwari bukomeye cyane. Bari bafite ingabo bakoreshaga bataka umwanzi, yabashaga kubakingira ku buryo umwanzi atari kubona ko amenera abatera icumu cyangwa se icyuma, ahubwo bo bagahita bayikoresha bakataka umwanzi uwo mwanya. Cyari igisirikare gikomeye cyane, cyabashoboje kwigarurira isi mu buryo budasanzwe, kandi bari bafite icumu, naryo ryabaga risongoye cyane cyane, ku buryo iyo bariteraga bakarirekurira umuntu rikamufata, kubera umara ryabaga rifite, akenshi ashoboraga kuhasiga ubuzima bwe. Ubwami bwa Roma bakoreshaga, igisirikare cya Roma muri icyo gihe cyakoreshaga inkota yabaga ityaye kandi isongoye cyane. Iyo nkota yabaga ityaye impande zombi, ku buryo iyo bayifataga bakayitera umwanzi cyangwa se bakayikubita umwanzi, yamwicaga itababariye, yarahuranyaga. Nguko uko Roma yigaruriye isi n'icyo gihe irategeka imyaka isaga 500 yose. Ndavuga Roman Empire. Nyamara nubwo barafite igisirikare gikomeye bateye ubwoba, ariko ntibatwawe n'amapeti gusa, ahubwo tubona n'abasirikare bakomeye bizera Kristo kandi bakizera Imana muri icyo gihe.
Mu midugudu ya Yudeya hari umusirikare ukomeye. Uwo yumvise inkuru ya Yesu amutumaho abakuru b'Abayuda kumwinginga ngo aze gukiza umugaragu we. Nabo basanze Yesu baramuhendahenda bati, ni umuntu ukwiriye kumugirira uryo, kuko akunda ubwoko bwacu ndetse n'isinagogi yacu niwe yitwubakiye. Luka 7:35. Yesu ajyana nabo, bageze hafi y'inzu uwo mutware w'abasirikare amutumaho inshuti ze ati, nyagasani ntiwirushye kuko bitankwiriye ko winjira mu nzu yanjye. Nicyo cyatumye ntekereza ko bitankwiriye ndetse ko nzahura ubwanjye, ahubwo tegeka umugaragu wanjye arakira. Luka 7:36. Yesu arategetse umwana w'umusirikare arakira. Ku musaraba wa Yesu Kristo igihe yapfaga, tuhabona undi musirikare wari ukomeye, umutware utwara umutwe w'abasirikare n'abari kumwe nawe barinda Yesu. Babonye igishyitsi n'ibibaye baratinya cyane bati, ni ukuri uyu yari umwana w'Imana. Mateyo 7:27-54. Abasirikare wari ukomeye. Undi musirikare wari ukomeye, Koruneliyo, wasengaga Imana. Hariho umuntu w'i Kayisariya witwaga Koruneliyo, umutware utwara umutwe w'abasirikare wo mu ngabo zitwa Italiyana. Yari umuntu w'umunyedini wubaha Imana n'abo mu rugo rwe bose, wagiriraga abantu ubuntu bwinshi, agasenga Imana ubudasiba. Ibyakozwe n'Intumwa 10:1-2. Koruneliyo, umugabo mwiza wiyeguriye Imana, uwo yaje gutumaho Petero ngo amusure, baganire, basengane, bigana ijambo ry'Imana. Koruneliyo yemera Kristo nk'umwami n'umukiza we. Petero ajyayo, bakivugana arinjira, asanga abantu benshi bahateraniye. Arababwira ati, muzi yuko kizira ko umuyahudi yifatanya n'ubundi bwoko cyangwa ko amugenderera, ariko ngiwe Imana yanyeretse ko ntagira umuntu niyita ikizira cyangwa igihumanya. Nimwibuka umutware w'abasirikari Kirawudiya. Byakozwe muri 23:12. Bukeye Abayuda baraterana, bararahira bahiga yuko batazarya kandi ngo bamwe batarica Pawulo. Umutware w'ingabo asezeranira uwo muhungu, amusezerera amahoro, maze aramwihangangiza kutagira wabibwira yuko yamuburiye ibyo. Byakozwe muri 23:22. Abayuda bashaka kwica Pawulo, ariko uyu musirikari akora ibishoboka byose nawe akiza Pawulo. Abasirikari bagiye bakora ibikomeye, nubwo bagara abantu bakomeye bafite amapeta ahenze, ariko ntibyabuzaga kwizera Kristo nk'umwami n'umukiza we. Mbese wowe ntiwakwizera Kristo n'umwami n'umukiza wawe? Nubwo ukomeye, nubwo ufite ipeti rikomeye, uri umusirikare ukomeye, burya hari n'abandi bakubanjirije bateyo ntambwe, kandi mu gitondo cy'umuzuko bamwe muri bo tuzababona baduha ubuhamya bw'uko byagenze. Nkwifurije no kwiyegurira Imana ukitwa none, mu izina rya Yesu.